nugira imana uzaba umutayero cyane mura nawe shaka squeaking uzabe witeguye izuru rya kabiri warabwiye ngo twarahuye izuru rizagenda sheri nzakuvanamo izuru uwakubanje yanakongera itonde wicare wawe ubanza so uwakubanje yanakongera ubundi urukobwa abagabo barurongora barasaze nagase jewe ntabwo nta mugabo wakwiteza wowe kandi hari umutezi witwa Nuzujya usaza abantu kandi ari we mukuru w'indaza bagiye kwa muganga wawe ikintu ukajya ureka kubwebwera aho ngaho ibitabi bibaho yaguze ibitabi waracuye kubera ibitabi ibyo bintu bakubujije harya bambujije gashumba guhamagaye kanga jya kuragira inka we jya kuragira inka uva imihanda jewe ngomba kubaragira hano nawe urimo wowe ushaka mu mihanda reka nkubwire wa mbobo nzaguma n'isera ari mu mitwe yanyu mwese muzajya mwicara uzajya wicara utekereze gashumba urwara isereri n'ahandi kandi ntabwo nzongera gutukana ariko nzanicara aho wicaye utekereza mbangubwire gira ahantu rino namitema gusanga ubundi turi no kuri live wembwira ngo ndanga mwereke none nje none se kuri Musanze hano wahagera gute nje ndi Kigali wa Kigoryiwe n'igicucu man umva nkubwira sheri siwiyaminangura umusitari ndangira ahantu rino nanga mfate moto turi kuri live uzajya kwivuza uwo mutezi abagabo kuri live ya Godfather arimo arareba uri munsi wa ruboroga ngo runaka yanyanze kurwaye nk'igisebe n'amazi banza ujya kwivuza umva ndangira nyine ahantu urize ngukubite kutavuga se ngo nze nguvanemo amaso none ninjyana gusigaje kugenda umva nkubwire wa mbobo ufite igihaha wankubikisha iki igihaha kikirimo sheri ninjye usigaye kugihaha cyagere kwakora kuba wenza gukubita sha uzagende wenyine nzankugemurira kuko ngewe ntago nzongera gutukana zambashumba gutya abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'ingu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewan izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministry w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine munzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba ingu uri kubona na video irahari ewan izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07 9 34 17 ubundi nziguhereze tu ubundi kandi subscribe ubundi turye shoretse go dorire kuri WhatsApp kabisundi ngutemo era kugiye ku kazu ugasanga ndi wawe wakora iki se nta munzi yawe none nagukubita ukibagirwa gashumba ndagafite birayimana ibyo ni ukwikirigita itelefone nagukubita inzoka y'umuntu ikabwira iyo muntu nyongo kingura twatewe sheri nagonda ku buryo iyo muntu ikomanga ikavuga ngo kingura twatewe twirukanke tugende uzabaririze njye ntabwo njya nkina iyo mikino ntabwo nzi uzabaza abanza utumva urikumva ikindi cya kabiri utuka buri muntu wese ubonye nta n'ikibazo mufitanye ikintu bita depression yo gutukana noneho nakubwira ngo ribate umwana njye ndadutukana baza mwereke ku rurimbo igihe naguhereye nakwihore banza uve muri izo bwebwere zawe nta hantu hazima ujya ujya ahantu hose baba badandabirana bavuza induru baboroga mbese nawe ubwawe ntushobotse shumba ngo ufite abana 3 sha ariko nagorwa ariko nzababyara njye ntabwo meze nk'amwe bayicuritse agashumba wowe nzaguswera mu kibuno sheri nkoresheje urutoki rwanjye wowe nzaguswezwa urwara ngutanyura iyo nyo yawe nyishyire hanze nzagusweza urufinga yo mu kibuno ngusweze ikizi ibyo biri mu bwonko bwawe honyine uzajya ubitekereza ubikore mu bwonko nta kindi kintu wabikora ibi ngibi birandenze aho bigeze birandenze nose nkubwire ngo iki uyu muginga ntabwo ajya ashoboka ntabwo ajya yumva kabisa
ntabwo wavuga udashyize mu bintu by'ibyo bintu by'ibyo bigambo ubundi ugakoresha ubundi n'amagambo ya danje. ubundi hari ukuntu amamagara ubundi narabaze no kubifata mu mutwe arabanza ngo gashumba gasuni oya gashumba gashino kanyira gashumba gasuni gashumba gashibutisi nguhamagaye uwo mwamikazi wawe w'imihanda Nta mwamikazi natukane nari wowe ariko ikintu nakubwira ni kimwe Godfather muzareba umunsi umwe gashumba azaba ari gutuka Godfather muzahurure uyu mugore uri kwanga ko dutuka itonde we ntabwo wubaha abagabo ntabwo wubaha abana ntabwo wubaha abagore umeze nk'umuzimu utorotse irimbi ry'inyamirambo ndagira umenyeshe ko irimbi ry'inyamirambo ryaruzuye baba ryaruzuye irimbi ry'inyamirambo ryaruzuye genda ubirabura abazimu bose b'inyamirambo gaswere genda ahuranya niyo mpamvu uzankubwejaguza mpaka ahantu hose ugeze ukahita uhasanga agashumba ukabwejagura mba ngomba kubabwejaguza mpaka narabwiye ngo nzabashumba imijana narabwiye ngo muzishyira hamwe mwese ko Godfather atarimo umusaza atinya nyina ndakubujije ahantu niho honyine ngera nkumva. Okay, twagiye mugiremo niko Jessica uri hehe? Jessica uranyumva? Ndashaka kumenya Jessica. Godfather zamura Simbakunda ari muri comment ngara afite ubutumwa ashaka kugeza kuri gashumba muzamure mumbabare mu muzamure. Ndi kukubaza ntuza mupfiki nani mupfiki inde upfiki na gashumba kandi bamuhaye ibyubahiro kandusha ukanga ariko Godfather twapfiki nge nawe kuri inshuti yanjye izi ndazaziza ziduteranye ipano yayihariye igize umwamikazi nta muntu n'umwe uzansimbura kwa Godfather babari uzamure gashumba ndakwinge nako Simbakunda yakubuze muzamu umva gusobanurira kora request ikintu gusobanurira we Jessica ndi kukumva nta igihe kibazo cyose utaramenya ko iwanjye utashobora kubavugira bankurikiwe n'abantu bafite abana so kuzana ibyo bitutsi nk'ibyo ngibyo uri gukoresha ntabwo wanjye bikunda kandi nicyo kibazo nyapfa nawe ntabwo ujya wihangana ngo ureke kumva yewe unyubaha unkunda nk'ibyo uri kumbwira ntabwo wakoresha amagambo mpora nkubuza buri munsi uje ukabaga umuntu itsoke ariko udakoresha ayo magambo y'ibitutsi kuko y'ibitsina ibitsina ubivanyemo amoke ariko uretse ibitutsi urimo kumva waje ubinkorera uzabishobora byemeye ngazamura Simbakunda ndabyemeye sheri wanjye ndabyemeye Simbakunda shyira muri kwese ko ntari kumubona ari hasi kuri konoza urimo kumva agiye nta kibazo mfite kuri njye ariko Godfather ntukana nubwo mubyumva ko nta nubwo ntukana kugira sinatukanye kuba navuga ko umuntu ari ikiburaburyo kuba umuntu navuga yuko nta gihe afite kandi ndabona nta gitutsi Iyo neza my father God wemeze bite urumva uyu mukobwa ngo ni gashumba yigeze kuvuga ngo ndi umutinganye na Pastor Hakim kubera ubufasha yari yanyemereye n'ubu ndazamutse urumva ibintu atangiye kuvuga ngo ndi cyoyo wase ni wowe mvuze oya buretse wari izina navuze buretse ndapfuye ngo ndibada ngo kwizumva uyu nguyu yari nivugiye cyoyo wumvishe mvuze wowe ko mbona witwa Simbakunda urumva njye namwise gituntu kubera impamvu arwaye igituntu arwaye rero njye namubwiye ko niba urwaye igituntu icyo gituntu gishobora kumara amasaha angahe ntarakorora icyo gituntu ubwo numva ari icya danje bamubwire igituntu cyawe urwaye ntukaze kuruka ku bantu bose wabanza bavuga ngo ndi umutinganyi birakunanira ubonye ko muguriye itabi kumenya umwoyo bizire koko ariko nagora kandi umuntu wamenye umwoyo kandi yarakwatuje ntabwo ndakubwiye ngo nkure pasiteri hano dore ikintu bayi pasiteri umukuru aha urinde kuvuga ibindi bintu abantu bose ngo warabahabije uretse turi kumwa babiri abantu bose warabahabije ndamanza ngiye nisabira uruhushya God kugira ngo twiganire ntidukiremo ibintu byo guseserezanya twiganirire sibyo
urumva wowe wababajwe nuko so namuguriye nuze namuguriye utonde ahantu so ari urabibaje ko namuguriye Danihiri narakubwiye ngo mubyirinda ibintu by'abapapa mubyirinda ntabwo nkeneye ko muzana ngewe ndashaka kugira ngo mujye mu abasirimu sinkeneye niba mugiye kuganira cyangwa mugiye ku reka naramugushyirireho umucyo kuri kino kintu numvishe ngo uri kumuhiga umva nkurangira ahantu ari haraza Kampala ahubwo numumbonera nanjye uzamunyereke kuko dufitanye ibibazo birebire aho bwera kuri usabiriza gufasha ariko umuntu w'umugabo asaba imfashanyo kuko afite amaguru n'amaboko abiri wowe Shakira ko yakuguriye imashini yakuguriye nawe ubwarabatabashi nawe uratuma tuzana abandi bantu hano nawe ubwarabatabashi bamukonyoreye ukuboko ku kirombe ariko ukiyitirira arajya kugura imashini yanjye yewe nikazitunga sheri nikazitunga uri kunyumva neza ujya kwifotoza muri tuwarete muri Mayira hoteli njyewe ndarako amafoto uri kwifotoza telefone kigukora ku mabuno ahubwo ni niba icyo gisaza nacyo gihari ni amahirwe nakubwiye ngo wazanyemo ababyeyi narakubwiye ngo na ntuzi yakubyara akajya kubicuruza ntabwo uba uri gusabiriza hano ntabwo uri gusabiriza hano ni wowe wabizanye reka mbikubwire buriya hari abantu nk'uyu wambaye ntabwo ikinyarwanda sheri uri kunyumva neza nawe yagicuruza ntabwo uri kubunza umwoyo hano iyo agicuruza ntabwo warabuze ubwenge baba baragutoje gukora ugenda ubundi utubona ahantu hose usabiriza ugenda usutama ahantu hose usabiriza umeze nk'ibyo kurya mu muyaga wagiye gukora wagicucuwe ko umuntu atungwa n'amaboko ye wagiye gukora ukareka kubunza umwoyo ugenda usabiriza narakubwiye ngo kandi niba n'abagore bafite aho wowe nagira umuntu umanura sizane zose iPhone yanjye 17 yanjye nayiguze ngo njye nifotoza sheri 17 yanjye nayiguze ngo njye nifotoza wagicucu njya no kuri Instagram yanjye hose ugende hose ibintu mfitiye proof uvuga ibintu mfitiye proof urumva nyine nakandi kazugira unahuna wongeye hose komeza unahune narakubwiye ngo uzaze ngo utinge ningura icyo nshyiramo nzashyiramo sizo ngenda yifite niba warabuze abandi bagutinga ngo bakwishyure nzagutingisha sizo ubundi wishyure humura rwose urumva nawe ibyo bintu bya purufu byawe biriya bintu byo kwirirwa muvuga ngo turinda erega muzabishike urumva purufu we urumva purufu aburetse nkubwire urumva coyo reka nkugire inama wowe nabonye ukiri umusekuru aho ngaho ufite purufu urumva purufu we wari mubanze akirise nawe yaba umufite akagicuruza